ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 11 umurongo wa 28. Haranditse ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigiro kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutware wanjye utaremereye. Tuvuge ngo amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ko mutakoze ka kamenyetso abantu bapfa kwita bigira wico, abantu bazi ko ari gupfa kwitumanura gutyo ukagira gutyo. Abana iyo ni ivanjiri ntagatifu uragasingiza ukuru. Ntabwo ari ibyo gusa, ubundi ahangaha yabivuze ngo ivanjiri yawe imbe mu mutwe, yamanuye ku mazuru abavuze ngo impumurire, ku munwa abavuze ngo ngwamamaze, hanyuma ku mutima bikavuga ngo imbe mu mutima. Nicyo bisobanura. Nuwabikora agatabiza yahise abimenya. Ngende umuhereza, nabaye umuhereza igihe kinini. Urabimenye? Vuga rero ngo Imana impe umugisha. Haleluya! Dupepere Yesu abaje mu giterane. Iyamamaza imbere ya Yesu ntacyo bitwaye. Uzabura abagutora na Yesu yabura kugutora. Uyu munsi nawe Yesu aragutora mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi niba ufite ibiganza bizima, abacuranzi mwakicaye ku nanga za. Icara ku nanga sha. Hagarara rero kuri seti dukubita dayimoni twitahire hano. Gira bwangu wawe. Haleluya! Yesu ni byose kumufite, urushe wese nihagana, izina twamuhaye ni ryiza we, izina twamuhaye ni ryiza we, iya ruhu y'ababyeyi ni mwiza we, iya ruhu y'abagabo ni mwiza Yesu. Abacuranzi mufate inanga, bacuranzi mwaba tayari ko amazi atari yayandi. Upeni Bwana nguvu na nguvu, upeni Bwana nguvu na nguvu. Amina, amina we, amina. Oh, amina. Oh, amina. Usifiwe Jehova. Amina, amina. Holy God. Amina, amina. Amina, amina. Usifiwe Jehova. Hallelujah. Hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika, hariho Imana ikomeye. Hejuru, hejuru, hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika, Imana ikomeye. Uri hejuru y'abahanuzi, urabona itegura zo mu isi, nawe yageze n'akacyewa, kikaremwe n'ibiganza bye. Uri hejuru y'abahanuzi itagira, uri hejuru y'abahanuzi, urumara itegura zo mu isi, itaremwe byose n'akacyewa, kikaremwe n'ibiganza bye. Bamwe biringira twagera, bamwe biringira amagare n'amafarasi, abandi biringira
Mukiza Jean de Dieu. Dawidi irindi nirihe kashegerezo Imana yahamagaye tuvuge ngo amen. Imana yo kaba sawa murahari ngo muvuge ngo amen. Ejo twari turi kuvuga ngo Yesu ngagiye gushaka izagize ute yarazibonye ntiyazibonye. Aha oshurudu rero uyu munsi Yesu agiye kuvuga ngo iki atanze itangazo none aravuze ngabarusha n'abagize gute nimuze muntange mwese ndagira gute munyigireho ko dumugwa noroheje mumu kandi umutwaro mbakorera utareme. Zonye uyu mwami urumva atatubaniye neza mwiriro wamwicaranye umubyango Yesu ni karuhura. Akubwiye ngo iki akubwiye ngo iki oya ta cyangwa akubwiye ngo Yesu aradira Yesu akubwiye ngo Yesu arazirika akata akubwiye ngo iki ngo Yesu ni ura mugire gute cyangwa ariko niba wumva ko Yesu ari karuhura Yesu ni ka maze ndore kimwe ku kindi igihe yakwibeberejeho shitani ngazagumya bagukorere ibintu bikuvunye. Uyu munsi umugati inyuma Yesu ni karuhu. Uyu munsi rero itangazo ni ukubabwira ngo Yesu ni karuhu. Yesu ni karuhu. Yesu ni karuhu. Mu babyeyi ni karuhu. Mu bagabo ni karuhu. Mu basore ni karuhu. Mu bakobwa ni karuhu. Mu bakene ni karuhu. Mu bize ni karuhu. Mu batarize ni karuhu. Mu bacuruzi ni karuhu. Mu batwara imodoka ni karuhu. Abagwesa amatongo ni karuhu. Abacuruza resitora ni karuhu. Abari mu mabara ni karuhu. Kubera Yesu amashini bavuga Yesu ni karuhu. Kongera Yesu ni karuhu. Kongera ni karuhu. Nonara ruhu. Nawara kuruhu. Nawara kuruhu. Yesu ni karuhu. Tunayenda leo. Tuvuge ngo amen. Abadayimoni hagarara ahangaha duhanure twite twitaye isi irafashwe ugiye kwicara se unize ibishakoshi nize marete
Kabarusha n'abaremerewe nimuze kwa Yesu aragira gute kandi ndagira ngo mbabwire ngo Yesu ntabwo ari guhamagara n'abikoreye udufuka tubiri twa sima oya nta nubwo ari guhamagara umuntu wikoreye kiro jana y'ibishimbo nta nubwo ari guhamagara uwikoreye beto oya ahubwo arashaka guhamagara uruhishwa n'ibyaha ubundi ibyaha birakuremerera gusumbya beto gusumbya sima gusumbya diyama ibyaha biraremera muvandimwe ujye bibaza bariya bagabo bari kuririmba niyo mpamvu muri kubona bari kwiterera hejuru akaba izina twamuhaye ni byiza we sunikwe ugase ukundi kwigira uyu yabyikora se ariko njyewe Yesu ni ngoni yanjye ubu rero ndagira ngo mbwire umuntu wese uremerewe uyu munsi wa none Yesu arashaka kukuruhura waba uremerejwe n'ibyaha suruduwiri zarakwishe uraremerewe niba ukijya mu bapfumu uraremerewe niba ukirara mu kabari uraremerewe niba ukijya mu ngutiya z'abagore bandutse utaye uwawe uraremerewe niba ukinywa ibiyobyabwenge uraremerewe ukeneye kuza kwa Yesu akagira gute akakuruhura uyu muntu murabona atarushe siwe abantu ni ukubabona bagenda ariko bararemerewe ku buryo ushobora no kumuhamagara ukamubwira ati bita byapa umuntu araremererwa ku buryo noneho ahagarara kubera ibintu bimuremereye akagira ngo hari uwaraye amubonye ko yibye imyumbati y'abandi ati kandi buri gihe mura muri kuvuga ni byamushura uyu muntu ararushe araremerewe kandi ntawamubonye ariko kubera icyaha afite kiramuremereye ariko naje kukubwira ngo Yesu ni we aruhura perase tuvuge ngamba haleluya umusaraba mwiza ihumura abandende uhuriza ndashima wabuze ngaba protokole ngwino wewe ufatire umusaraba ufatire umusaraba tabugufi ariko babona uwo musaraba ushaka gupfukame n'ubundi ese naguhaye isabune vuba ushaka gupfukame hanyuma uyu muntu reka mbabazi tumurangira tonto azamukiza ibyaha tumurangira muyomba azamukiza ibyaha twamurangira shangazi azamukiza ibyaha none kapita mwana wabo waguze imodoka
ntabwo yamukiza ibyaha. Tumurangira nde? Tumurangira nde? Yesu ni we Karura. Nikomere mu mashimura abantu b'abagabo. Rero biravuga uyu muntu nta kindi, nta wundi wakuruhura ari jyewe ari n'undi wese. Ndagira ngo ubwabo nanjye ntacyo nakumarira, nanjye ntacyo nakumarira, ahubwo naje kukubwira umugabo uruta abandi bose. Sindakurangira aposo, sindakurangira mushumba, sindakurangira musenyeri, sindakura arikibishopu, sindakurangira shehe Abdulkarimu Musafaziri, sindakurangira nde, ahubwo umuyoboro ndi kukurangira gana kwa Nderata na Yesu. Hanyuma rero uyu mugabo ararushe, ibi byose ni ibyaha bimuriho, ameze nka mukirisitu. Ugakeneye kujya ku musaraba akahasanga umugabo witwa Yesu uruhura abarusha, hanyuma akabona amahoro. Aruhijwe n'ubusinzi, ubusambanyi, inzangano, ubuhehesi, kujya mu bapfumu, kugira ute, yewe ararushe, ararushe. Kandi n'umugore we ntiyamuruhura. Ndagira ngo mbwire mama, ntabwo umugabo wawe wamuruhura kwirirwa ukamira amaso ngo papa nuza uvuye he ijana kandi wari ujya mu bagabo n'abandi ijosi rizavamo. We wamuteze Yesu, uvuga ati Yesu wowe wafashe papa ntuza twari tuzi mubi kuriya ukamuruhura, na papa kadubiri mumfatire nawe umuruhure mu izina ryanjye. Arabishoboye cyangwa ntabishoboye? Mukanya tugiye gusenga, turatuma isengesho. Ndagira ngo mbatangarize ndimo ndavugana n'Imana. Hari ingo zigiye kubakika hano muri iki giterane. Umugabo yari yarakunaniye, ariko muziritse ku mugozi witwa Yesu. Uyu munsi urabona ikimenyetso mu izina ryanjye. Hewe Kristo singo enepa twakomeye Imana amashini bunyumvishije n'Imana iri hano. Mwarimu naze, mwarimu ngwino, ngwino, hagarara hano ku musaraba. Haleluya. Noneho uyu mugabo urushe uremerewe, we igahunda ari gushaka nde? Yesu. Ari gushaka nde? Yesu. Kugira ngo agire ute? Ngaho nagira amahirwe aragera ku musaraba. Nagera ku musaraba Yesu aratangira muruhura. Ati twagiye. Iri ni tangiriro umunezero wanjye, kandi umutwaro ku mugongo aragukura. Atangiye kumuruhura, umugati humura, ntabwo uzongera gusubira mu kabari. Oya, oya, ntabwo uzongera gusubira mu ngutiya z'abandi bagore. Oya, uyu munsi ntabwo uzongera gusubira mu bapfumu bikuvanyeho. Usubira Yesu, umugati uyu munsi wa none na suruduwiri na kanyangura bivaho. Yesu arimo aramuruhura. Tuhumura, ibyo byasha byose Satani yaguteye, ubuhehesi ndabukuvanaho, ubusambanyi ndabukuvanaho, inzangano ndazikuvanaho, wageza ku musaraba. Komera Imana amashyi. Niyamamare, niyamamare, iyawe niyamamare, niyamamare, iyawe niyamamare, niyamamare. Tutari twarenga aha ngaha, nta kintu wiriwe witaho
yagire urebaho kuko buri ivi byose rizipfukamira. Umuntu uri kumva hari icyo Yesu yamuruhura tanjye hano kwamura ikiganza, kwamura ikiganza uri umuntu uri kumva hari icyo Yesu yamuruhura unsange hano ugira bwangu ivi byose rizipfukamira. Iyi sira hano iri ni tangiriro abaririmbyi mutanga cyane yaza irukanga hano irukanga hano Shima, 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 Shima,